nibuka ko kuri Twitter y'umuntu bita Ruberangabo ngo ari hano muri Kenya namurangije mu Kiriyo abantu bitwa ba Kamanzi bene wacu ba papa bari abanaga bazafire baravuka nibo ntibakibimenya urwo rwego bararurenze tabe no kuri Twitter yiwe ntabe bavuga ki twapfushije abana bishwe na mayimayi ahubwo yangwara nyine bavuze ngo bafite depression ibi bitekerezo byabo byose ukuri kwabo kose nuko abantu babishwa n'abanyarwanda n'urwaye wese n'urwaye diabete ngire ngo bazava ko diabete yavuye haraho nabonye muri space yabo bari kuvuga ngo ngore abaturage bishwe n'umuzarendo muri Ruvunge ngo n'abanyarwanda n'abantu dukomba kubagarura tukavuza reka dukomeze dushimira abantu badukurikira abakoze subscriber turabashimira birimo kugenda biza mu by'ukuri tubikesha mwebwe abatureba abasharinga abakurikirana ibiganiro byacu abasha kubirangiza arababireba bitewe nuko ariko buranza nkunda no kugira abantu hari n'ababireba ngo bashaka gusinzira ariko bazakurikira tuba tuvuga oye byaba byiza nimba bishobora kuba umuntu wabuze bitotse akabibona numva ko ibiganiro biri sawa hari abantu ngo bakunze guciramo ibiganiro cyangwa se amakuru kugira ngo basinzire ariko nabyo ni sawa wabibonye ibyo bitotsi nika ya Bibiliya ngo arozura bitotse ngo yasome birakamusinzira Bibiliya ye namahoro ayibamo Bibiliya ye namahoro ayibamo iyo umuntu ayisomye nyine arasinzira kubera kuko ni igitabo cy'amahoro yego nayahe cyangwa se amahirwe hari umuvandimwe ukunze kuvuga ngo undi munsi andi mahirwe amahirwe yawe uyu munsi naya undi munsi ubundi buzima Bibiliya yavuga ngo turabejo hashize iyo turiho none abari amahirwe akomeye cyane kandi abazi kuvuga bazavuga ngo igishoro kiruta ibindi byose umuntu agira ngo ni ubuzima iyo umuntu ari bafite imbaraga n'ibindi wabikora bigakunda cyane rwose niyo mahirwe rero tugira abantu kandi tukabikesha Nyagasani Nyagasani ni Imana Imana ni Imana uretse ko ari abantu Imana tuvuga ni Imana yo mu ijuru ariyo ise wa Kristo umva ijambo Imana n'ubundi abazungu bazanye ibitabo babiri Imana ibaho Imana ni nyinshi ariko iyo dufite ubu ngubu kandi twizeye niyohereje Kristo ngo adufire niyo Mana yacu niyo data wa twese ubwo nabayizera kubayizera kubizera Yesu kandi naje ndamwizera asante kabisa urakoze cyane reka rero tutaratangira inkuru zacu cyangwa se ikiganiro cyacu nyirizina tubonereho gusuhuza abavandimwe bari ku muheto turasuhuza bacu bari turaheraye kaduhera imuhira aho bita Imurenge turagenda urubariro rwose aho umuntu aba afite mu bitekerezo ataragera gusa turasuhuza twirwaneho amadubu n'intare ziri muri ho plateau aho ni muri Minembwe Rugezi ukaza Indondo Max barimo bose za Rwanda n'ahandi aho bose barahari hari n'abari hari hagati aho abarundi bibwira ko bari bonyine ariko bari kumwe cyane bose turabasuhuje kandi turabasabira ku Mana kugira ngo ibabe hafi cyane niko kwiza kabisa yego turabaramutsa bose noneho dukomeze turamutsa bari ku rugamba aho ni muri Axe ya Mwenga noneho dukomeze tugeresha Bunda na Warikali aho hose hari abagabo bari ku rugamba ngo bari gukora akazi gakomeye bakora akazi gakomeye reka turatangira n'inkuru zacu Mwenga ejo bakoreye akazi keza cyane ingabo zirwanira amahoro cyangwa se amizero y'igihugu buriya icyo bita espoir ya Congo isigariye muri zino ngabo zatwirwana na AFC cyangwa se AFC Kamburera umutaka wa zose izi ngabo za revolution niyo mizero igihugu gisigaranye gusa naho ahirya yaho FRDC ntagakiza twitezemo kandi twatuvugisha ukuri n'abayirimo n'abatureba FRDC ntaho bari no kwica no kunyaga no kurimbura no kurasa igihumeka cyose n'abariho buriya bariho nyine kuko iminsi yabo itaragera ariko
ibintu FARDC ikorana n'iriya coalition y'abamayimayi ni ibintu ubona ko bidakorwa n'igisirikare cy'igihugu. Yego uti nyuma yaho FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa, uyu tuvuze leta ya Kinshasa tuba dushizemwo abarundi, tuba dushizemwo FDL, tuba dushizemwo abiyita abazalendo, nje ntemera ko ari abazalendo. Nyuma yaho bateye ibirindiro bya AFC M23 twirwaneho MDP, ngo baba bahasize ibiyongozi bitatu bikuru. Aho ni muri Muyenga. Muri Muyenga ejo bahapfushije ibiyongozi bitatu bikuru. Lieutenant Colonel wari uyoboye urugamba yarahaguye. Afana na major abiri. Ngona mu capitaine. Kandi bagashaka kuba nko ari imvukireza za Walikali. Ejo bamwe baratashe bajangwa ari imirambo. Haja gushingurwa iyo iwabo muri Walikali. Wenda no mu buryo wenda kuko centre ya Walikali abacu ntibarahagera ngire ngo. Ariko nabwo bari hafi hari uduce bafashe. Ngo bari mu nkengero zaho. Zayo urumva Walikali Muyenga n'ahantu ntiyatandukanye cyane ku muhanda numwe. Hose barakomunika. Nabonye aka video kamwe intare za Sarambwe ziri kuvuga ziti ibi bikoresho tubonye tutarinjira muri Walikali neza, aho tuzayinjiramo tuzabusanga mu bingana gutse. Ibo barimo bishimira ingemo ngo z'abarundi babasigiye hari tiboreka uraze nuvuga ngo logistique y'iki gisirikare ca revolution. Hani ni source iva muri leta. Ni intwaro ziva muri leta. Zihabwa abantu batazi kuzikoresha neza. Abazishaka bakazifata bakaziga bakazikoresha bakazibarasisha. Niko bimeze ngoma twavuze ushize kuko afata intwaro ibihugu bimwe bidafite. Intwaro zafatiwe muri Goma hari ibihugu bitazifite. Za Minembwe ntituvuse. Aha mu Rwisamukeje wundi hasigaye logistique ziza cyane ishimishije. No kuvuga ngo ibikoresho ingabo za revolution zazikoresha hafi ya byose ngire ngo nta nibyo bagura. Kinshasa irabagurira bose. Igurira revolution igurira reka tuyishimire kuko iyo abantu gukoresha ibikoresho badashoboye wakwizera katanyama no kuntu uyizi ukahiya ibikoresho waguze za takina za he amafaranga n'amadeni y'igihugu. Shakora nigeze kubona bakora kanduka kakamari Kinshasa baba bakobaga kurasa abateroriste bakanatera n'u Rwanda ngo bakarufata abantu ari abantu bakomando bafite amafime batera ibijuma bakomeye ubona bisize n'amavuta basa n'abantu bashaka ko kuba nk'inzobe bose. Noneho ati twebwe lehibu ibintu nk'ibyo byabe byose ariko mu rukuri bari afite ukuntu Imana yabaremye ntitukugaya niyo yabaremye. Hari wigeze kuvuga ngo baremwe na Petero. Ariko siwe ni Imana yabaremye nkaba ari inkota yabaremanye. Petero nyine ngo kurya yashatse kubwira Yesu ngo ndashaka kugendera hejuru y'amazi. Yesu ati ngaho gerageza. Uriya Yesu gari nawe muremyi w'isi n'abantu bose. Nuko azashaka kuvuga kuko aharema kandi nanone abantu iyo mu ijuru ngo Petero yamweteka naje ndeme. Ari nko mustajeri abantu baranica. Yego mustajeri waremegarema babaca ariko mu byukuri nivugo zihembera urwango siko vuze twese twarimwe n'Imana kandi mu shusho y'Imana ariko tugende dukunda niyo tuvuga gutyo ntituba tubanze aho niyo batwanze ko turashaka ngo bagaruke tuba umuntu umwe ntiyawe umuhutu ntiyawe umututsi ntiyawe umukongomani ntiyawe umunyamurenge kuko twebwe urabona ko batadufata nk'abakongomani kandi ntibizobahira. Hayo n'umwana wanje navyaye ahubwo ngo aburi wabo no mwohereza hari agapfana n'abandi mu gihe jewe nananiwe akagwa ku rugamba. Yaba yasize n'uwasize akagenda kugeza tubonye uburenganzira. Ntabwo intambara ifite kuzashira abanyamurenge bafite kubona igihugu cabo abatutsi Kongole muri rusanga ya general ta handi gadufite tiwo kuri umuntu Masisi ngo bikunde kubera isura yiwe nta kindazira tiyo kuri umuntu zayituri wabo barabahema ngo bikunde. Hari igice kimwe c'abakasayi bazabitwa ngo ni batutsi bagira amazu y'abatutsi bakasayi bazabitangwa na Barwande barahaba nabo barengana barahari muri Kasayi. Abo bose ni abantu bagenda barengana kandi Kongo igafata isura nk'icaha. Nibyo dushaka guca rero nizo ingabo za AFC cyangwa se icama ca Alliance Fleuve Congo kiyowe na Corneille Nganga umugabo w'intwari cyane
wamaze kurenga izo ntekerezo z'amajanja nyuma niko nzita ushaka kuja imbere Kongo tukagira Kongo nsha Kongo y'abakongomani bose yego aho twari ni muri Mwenga ariko nanone ndetse za Walikale nk'uko twarimo tubivuga za Masisi aho hose hari ibice byinshi za Shabunda ya Kilungutwa na gace kari agromere cyane gatuyemo abantu na gasantere gakomeye ingabo zarakisubije zacu zarakisubije no kuyisubizaga Kilungutwa ntekeza ko iri nk'imbere ya za hari umujyi cyangwa se muhana bafashe ngo witwa ni Maimingi de izo amaze nk'iminsi nkinde wenda bazifasha Kilungutwa niyo ya nyuma mu duce abacu bamaze kugeramo kandi mu byukuri aho ko barasatira umujyi wa Walikale na za Mwenga iyo hamwe n'Imana wenda iyi weekend iza turaba tuyikandagiyemo kandi biriya ni ibice bikungahaye cyane ku mabuye ya oro ni ukuvuga ngo hari interamwe nyinshi n'ibirindiro noneho interamwe zamusazi z'agaciro k'amazahabu n'ubutunzi bubonerwa muri zahabu niyo ziba zose niyo ziba kabisa Mwenga ni yabo izo mva ngo ni za kasika za hehe ni mu nteramwe gusa ni abantu bakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'amatungo ibintu by'inyama bakoranye abakongomani barabakiranye ariko mu byukuri hayasi warani wacu kandi bitwibutsa abantu bose kuko hari za Mwenga za Saramabira ari amasoko y'abanyamurenge n'abakongomani abarega nibo twasabanaga duvuga ngo hari agace k'abarega bujana za Rwindi ababanyintu ariko cyane hano mu barega Saramabira Mwenga aho hose na amasoko yacu yinka ariko tukaba tukiyakandagira niye mpamvu rero tuba tuyakandagira ni ryaronda koko ni atribalisme leta Kongo yimise ni rwa rwango rwo kwanga umuntu umeze nkatwe ntawo hakandagira nako tubivuga abantu haraho nkuze kubona amakomantere bibwiye koko wenda hari ico bashaka gukiza cyangwa oya niko tuzi ukuri kwa Rose mu byukuri ntito yano guhembera amacakubiri ntabwo abatutsi bose ari beza nico mbereyeho nta no gaho bose ari beza oya ariko umuhutu wese mwiza n'umututsi wese mwiza nabantu bashaka gucicoka intu ko carabaye sikinde cyo kuvuga ko turashakisha cyangwa ko turahimba genocide yarabaye mu Rwanda abantu barashira abana barashira abantu bahurwa amasekuru abandi batabwa mu nzuguzi z'ukuri kabakora genocide hano muri Uganda na Gana Lake Victoria aho karakagera kamena higeze kuhakura imirambo igera muri 16000 niba imirambo yaravuye mu Rwanda ikagera muri Uganda ari 1016 baharuye ibya bage bagwa buriya umugezi ukuntu ugenda cyane uruzi runini nkaruriya habara myobo irimo indani amara yamabuye n'iki abasigaye muri bo benshi rwose hari dahuruka abantu barashize iyo tuvuga gutya ari dushaka kugira ngo umutwumve ya tituzonabireka tuzorwanya amacakubiri tuzorwanya umututsi mu extremiste turwanya umuhutu mu extremiste turwanya umukongomani mu extremiste aya macakubiri ashingiye ku miryango ntabwo tuzayemerera kwabaho kuko nayo kuturimburira abo tuzasiga n'abana bacu cyane rero niko bimeze Kilungutwa yafashwe dutegereje nda update ya none nimugorora ntibarwanye ariko amuje kuri adu yahunze uva n'abakongomani hari agatwita nabonye mukanya ati ko murahungira ko murada kubesha ngo muge kurinda Mwenga mukayihungiramo FARDC yose yimenye mu mujyi wa Mwenga ntayisi dabasigaye ku nkengero donc bashaka kurwanira mu baturage ni kwa kundi ko kuba ati turebe ko ducanganyikisha ifise turabizi kuko itazirasa abaturage oya ngo barimo basahura cyane ngo basabe abaturage ikoko zashize n'ihene n'amafaranga n'amatelefone y'ama Android n'ibiki zashize noneho nico turagaye FARDC cyane niba bakunda abaturage ntibave mu baturage kabinga mu nigatama yabeshaga ngo twirwanire mu baturage twirwaneho ntiba mu baturage iba ku marembo no mu minembwe ariko imenye ushaka umusekaro kamubura madego tawe wabona bari bagiye kwerekana se bari mu kazi baza aya madego bazayajamo igende kigera bafite amahoro kandi bazaba bambaye itene bazaba bameze nk'uko kwawe bazaza umwibeshaho wenda umusirikare umugabo buriya umuntu wese agomba kuba umusirikare cyane umuntu wamenye ko ari umusirikare bagomba kumwubaha baradupfira bahora ku marembo kandi barakomeje rero FARDC nive muri Mwenga nubwo ari ahantu h'amashamba bashaka ahantu barwanira nababo kuko biraza kugora ingabo zacu kurasa Mwenga FARDC yabaye asimile yiteranije n'abaturage ariko strategy zirahari nico kimwe na Uvira ntiyananariranye
Uvira ni impamvu za diplomasi nakora ko bazarenda kwimena mu bantu hariya urabona ko dufite mwana abantu bacu hariya ubivuze nko rugero rwiza kubera ko kwimena mu baturage bizana n'amapfa kuko uretse n'uwo bita umwanzi wabo AFC cyangwa se M23 twigwaneho nabo ubwawo umuzarenda na FARDC bonyine wabonye ejo bundi bizabaye ruvunga abantu 9 sur place bahita umuzarendo ndagira inshuti umuzarendo inshuti yiwe n'urumogi ashingwe kurinda umuturage akamwa ikimogi yarangiza akica abaturage uriya warasha abantu mu ikanisa yarasha abantu bagera mu 9 n'abandi ngo 5 bari bakomeretse bwakeye bapfa ubwo bose ni kandi ngo yarimo asa ku mitima gusa nuvuga ngo abantu bagera muri 14 noneho nibo byaviremo iriya ntambara yo Uvira Kinshasa yamagati kweri umuzarenda arasa abantu bangana gutyo guki mutukisha leta muri mu kazi ki ariko mu byukuri reka tubwira abantu kuko abazarenda bananiye FARDC yarabananiwe pe Jesu y'abazarendo yananiye FARDC uhere kugwa gasita uhere ku rupfu rwa Colonel Kigofero musore Patrick ni kigaragara kuko abazarendo barenze leta imbaraga kandi bayirenga nta gakiza bagira nta akazi kabo no kwangiza no kwicara kurimbura FARDC siracabaho ko ari iryo zina noneho nibo uriya rero ajo wa komanda secteur nibo zamusaraza ntuza ara ku marembo ku barereba mayimayi kuko azi kuko hosura kubindi skandala agahamagarwa kajanga Kinshasa habe n'ubundi niri asize kwizamusiga ariko no kuri kose FARDC naba inosari si utuma mayimayi kuja kurasa oya mayimayi bafite ngo amagenerale yabo apfuye mu mitwe yabasukwe n'amacakubiri badafite nabazimu barwaye mu mitwe abakongomani ubunyine hafi 60% n'abarwaye mu mitwe noneho kurasa umuntu niko kurasa inkoko noneho rero ashitse abambura zambona kuko ariko ntiyo babambura ntiyo zibambura bose ngo bikunde arambura 5 hari abazarendo barenga 10,000 bikunde tubisho aho kandi generale buri gikundi kirigenga gifite autonomy yacu fieka duyi arukwiwe abari abandi twatuzi na twaho twundi makanaki niba n'abagenerale nto barani menshi sinza nkunda kumenya amazina yabo noneho abo bose bari hara muri Uvira uyagaragaza kwigira mwiza kuri FARDC uri yakabikinane FARDC igafata umwe nk'umwanzi undi kamufata nk'umukunzi igafata umwe nka indiscipline indi kamufata nk'umudiscipline noneho gasanga FARDC yarashanganyikiwe noneho muri kwa kubambura imbunda niyo byaviriyemo wa mu general yumvishe nango ni general atanga audio ko yatewe na FARDC baza gukozanya bararwana baricana ubwo nejo bundi nejo ariko mu byukuri besa n'ibyatuje FARDC yorasayo mara ntabo yosiga ariko n'abaturage muri Uvira baranubwe n'ubwicanye baba buriya n'ubwagaragaye buriya bwa Ruvungi ibibera hariya kubera ko media itavuga nibyo byinshi abarengana nibo benshi no arakaudio n'ubishaka bapfurera Uvira bavuga ati mwoka byaramye y'abatwatugize imana ngo basure mu gihuru habasa abantu twazaniwe n'abantu bo kuturangiza bakatumara tugashira ubwo ni nko kuvuga ati AFC nitabare itabare mu byukuri ko barageramiwe impande zose ubone za Mwenga ni za Walikali za hehe za Bunia na za Beniho ni kwa Satani habe ni mashakubiri we nayandi ateye ubwoba ubushize wabonye ko bayiciye mu masa ngo afite isura isa niyacu ibyo bizashira kandi bizamagwa n'ubuyobozi bwiza kuko Kongo nta buyobozi ifite yarananiwe twaratatse turataka irananirwa nyarwa kuturinda habo nkibaza niba bari bagira uruhare mu kutwica hariya baba batumwe na leta ya Kongo Felix Tshisekedi president wacu wa Kongo niba twumva hari n'abakongo bari iruhande rwe bo musobanurira azatubwira niba ari wohereza gazanga zo kutwica hariya haruguru tubimenye ko ari we mwanzi dufite uruta abandi bose ariko nanone zo kwizana se n'ubundi ariko ziba zizanye ariko garano harigeze urumogi rwarazirenze wabonye umwe ubushize babafata bamwahonga igisenyi afite isashe yuzuye urumogi cyase biniki umusirikari ati nibyo ndanifashije kugira ngo mbone ico kurya ni bank kugira ngo mbone n'imbaraga zo gukomeza ubuzima ariko mana we izo gani zo zangabo ngo abacu biringiye hariya tutaturangiza tudakozeho ariko nabaha bangani babandi bagiye amatambi bakagara ba Oscar
mzee Oscar kingungwa ngo yari buvira myigaragambyo ngo yaba ariho yasubiyeyo yahunze yinukirije ngo yageze Bujumbura yumva imvumburo y'abazalendo y'ikimogi n'intuza kingungwa gari pasiteri buriya wenda ashafite akuka kera gakeya ko gufiringa yasubiyeyo yahunze ariko nawe ikinyomagira hari indwara baza bita ubunyene kagara ngo gafite indwara nishi ngo karatawe ko kagwaye ari umugabo n'umushije w'imfuro wavuga indwara barwaye bafite phobie sociale ngo barwaye indwara yo gutinya ngo abandi ngo ni mania ko depressive n'abantu baturuye mu mitwe ariko hari ibindi ndwara baza bita ngo ni mitomani indwara yo kubesha ibinyoma kandi muri wewe ugahita ubihindura ukuri ibintu by'amafabulation ugafata ikintu c'ikinyoma ukagihimba wamara kugihimba wewe ukacizera ko wewe hotel wacu gawaca kinyoma ugahita wizera ko ariko kuri warangiza ukagutanga kukakuyobora ukakubwira n'abandi nico kibazo pasteur afite pasteur niwe muntu nabonye uzuhimba inkuru akazigira ukuri yarangiza akazitanga iyo ni indwara arwaye yitwa mitomani n'ibintu mitomani miti n'ibintu bikomoka mu bintu bitagaragara bitariho warangiza wewe ugafata makuru nabonye ukunda bango basunga amakuru afite ngo nuko basunza gaye gufatiranga ngo ryisumbuye uri utaririya ngo kandi ngo yiwe ngo afite amakuru y'inoka ngo y'indani iyo yandi yahimbye muri we yarwara arwaye kubisha ngo bagiye kumuha ngo mezo militaire ngayobo agahita iwe ubwiwe avuga ngo ibingibi nibyo yuko no kurwara gaguhimba ikinyoma ukacizera ukakibwira abandi ngo nukuri ntirwara urumva ko ntari indwara ni ikinyoma kandi wowe ucise ukuri twebwe ukibwiye tuzizeye ko ari ejo mu gitondo usanze ari ikinyoma urarwaye iciza nuko abantu bamaze kumenya ukuri wenda ukuri kuzagana izo ndwara zitugara nini tekereza ko ikinyoma wine kiyoboka nabo bahenze barwaye indwara nyinshi tuzozivuga ngo tuzi hari n'indwara bazita ngo ni abantu bize psychology no bazimenya cyane bita ngo ni sadisme ni indwara igira explications zibigaze definitions zibiri ariko ndavuga iya kabiri definition ya kabiri bazavuga ngo ni umuntu cyangwa se n'ibyishimo sadisme sadisme umuntu yari sadike cyangwa sadisme ni umuntu ngo uza wishimira ibyago by'abandi cyangwa se uza wishimira gutera abandi ibyago cyangwa se umuntu ugira ibyishimo byinshi plaisir moral igihe abandi bari mu byago cyangwa se umuntu utera abandi ibyago kugira ngo yishime ni urwaye iyo ndwara iyo nayo barayifite niza nibaza ukuntu tuzadupfa buri munsi tukamagana tukomongana tugataka tukagira gute nibuka ko kuri Twitter y'umuntu bita Ruberangabo ngo ari hano muri Kenya namurangije mu kiriyo abantu bitwa ba Kamanzi bene wacu ba papa bari abanaga bazafire baravukana nibo ntibakibimenya urwo rwego bararurenze tabe no kuri Twitter y'ibintu yavuze ati twapfushije abana bishwe na mayimayi ahubwo yangwara nyine bavuze ngo bafite depression ibi bitekerezo byabo byose ukuri kwabo kose nuko abantu babishwa n'abanyarwanda n'urwaye wese n'urwaye diabete ngire ngo bazava ko diabete yavuye haraho nabonye muri space yabo bari kuvuga ngo bari abaturage bishwe n'umuzarendo muri Ruvunge ngo n'abanyarwanda n'abantu dugomba kubagarura tukavuza leta ya Kongo ifite abarwayi reka tuyibwire ko ifite abarwayi hari ba honorable yabaye honorable kandi nyine reka twishimire Imana buke ariko mu by'ukuri nawe nadakora inshingano ziwe azisanga habi uyu Rukemasa oya kogoro nyine ukomeye conseil buriya na ministre kugira ngo agere kwa president ashobora guca muri conseil akamunegosia buriya ari kumwe na president sans audience niwe chef we direct ni uri chef kandi ngo niwe inshuti yiwe cyane kuruta abandi bose nuvuga ngo rero nawe nakoreshe uyu mwanya neza naje bambaye akazi yarano gakora mu by'ukuri nubwo ari muri leta yabicanye ariko ntuvugiye kuvuga ngo wice bene wanyu uvugiye kugira ngo urebe kuko apartire hari ahantu uri wokiza igihugu kandi birashoboka cyane birashoboka Kongoro nta kintu ayobewe muri ibitero zatwibasiye byisha abantu ni genocide abanyamurenge babakorerwa tukiri naho ngaho nabonye agatangazo ka ONU iri office ya ONU ngo ishinzwe ibintu bya affaires humanitaires
yamagana nibwo bakimenya kuko urebe BBC iraha i Burundi ifite icari i Burundi ifite icaro mu Rwanda ngira ngo bari baragifuze sinzi baragifunze aho i Burundi naho hegereye iwacu Bujumbura cyane ka BBC yari i Bujumbura izi ko abanyamurenga bamaze ukwezi bagera batava aho bari barafunga ibintu byose byankenderwa mu buzima ariko BBC ngo bivuze none abantu babe bapfa abantu bishwe n'umwuma hari haruguru na bwaki n'ibindi ariko ntibazoshira ubutabazi buri bugufi cyane waruvuze OCHA se waruvuze ni OCHA ni office ya UN ishinzwe ibintu bya affaires humanitaires nibwo ngo bakimenya kuko mu bine ese imisada baza banatanga twere ko tutayibona ni bande babonye intambara kutiza abanyamurenge babonye ko makambi yacu za plane n'ahandi ntibahabwe inzira za pamu n'ibindi ko tutazibona zigerayo ariko gatoya gusa abandi bagira akabazo gatoya bakazabasanga za Rurenge n'ahandi niyo za Mwenga sinzi kabisa ibyo nabyo tuzagera tubikurikirana ariko hari umuntu w'umushakashatsi twigeze kuvugana aravuga ati mwebwe abatutsi twebwe imishinga donc UN aba bakozi ba UN babino tibatwitayeho tibaza bita kuri minority ati mwebwe nta nyungu tubafitemo oya muri bangahise muri abantu bakeya niba inkambi ya muri plane cyangwa se ya mu minembwe ya mu mikenge irimo abantu batageze ibihumbi 200 cyangwa ibihumbi 50 nidutanga raporo neza muri oni barabona settlement akazi kadushirane niko nizikora izi muzamwe za Monisco za kiza ibire mishinga yose ya UN n'abantu batabashaka ko intambara irangira kugira ngo kandi bagashaka gukorana na nyamwishi kuko niyo babonamo inyungu nyinshi kuruta abana ariko mu by'ukuri Imana izarenganura abantu kandi nako tuzirenganura twenyine tuziha agaciro n'uburenganzira twimwe na rubanda rero kuko wari ubivuze Uvira ni muri paralisi nta gihugu gihari hari ingabo zazamutse zigose Minembwe zirahari uretse ko amaguru dufite General Kagayo ngo yazamukanye komanda secteur wari kurasa Minembwe umwe wagiye kuri uri kuri zamugera n'ahandi ari mu bicimbanoro ngo yakeye mu noro yahunamye yafasha abashiko baramwimbira inoro niba zarwana umuntu no biratangaje no gukimana ntabwo natareba neza bavuga ko inoro zitera umwako natareba neza bazamurasira hari ntarwane no gushaka ubutunzi ashaka kundu y'inyagambura ava aho hantu naho ndi wambwira ngo wagiye kura saduyi uri mu birombe by'inoro kurafata abashiko barakwimbira n'ababembe ngo uvuge ngo kurarwana urugamba ntibije gukunda n'abasirikari muri kumwe nabo nta marare bogira barebo hawimbisha inoro n'ibindi ariko mu by'ukuri FRDC yazamutse kuri mugero ubunyine ngihugiye mu noro ariko wenda nari inyuma guruva bafite advance pata zabo zirana muzamuko ko nahandi bagose Minembwe ariko mu by'ukuri baratinye nibatangira amasaha 72 batanze yarashize muniga ntamba amasaha yawe yarashize amasaha yawe byageze gute cyangwa ufite indi saha yawe afite indi saha yaremye cyane itari morotima nizize ntuzo nazira zaruhumeka noneho reka tubabwire kuko igihe tugezemo nubwo abantu babona ko bigoye cyane ariko agakiza kari ku marembo agakiza k'abakongomani kari ku marembo ni muri urwo rwego yavuze kuko amayira agomba gufungurwa abantu bagera mu 172 bafunge yara muri Minembwe bakabona ubuzima akabona kubaho nta munyu bafite nta sabune nta mavuta uretse ibihingwa bikeya bahinga hari mu Minembwe barya badafite umunyu niko umunyamurenga abayeho kuri none nuko rero twese hamwe no buvugizi no kwirwanaho ko ari nzira yonyine dufite n'aba bandi babarwaye tuvuga barwaye bakagara abantu babegereye n'abafite mu miryango mu gukomeza mu muganga hora abantu buri hano burwayi abantu bagaruke basubire mu miryango dore ko abenshi bari basanga barananiranye la majorité hari nk'uyu mwana uyu musore ndano umugabo afite umugore Emas Muhisi uyu amacakubiri ugaranzura babyita go twisting gutwistinga no kugoreka
kugoreka ukuri ugamije gucamo abantu ibice uwo niyo muhizi iriya televiziyo yiwe imeze nka imwe za RTL zo mu Rwanda za kera za Kangura iriya tahuka y'intera hamwe nibo bakorana na ba Muhizi rero Muhizi garuka mu muryango Muhizi uramubona wa musore w'inzobe mwiza umwana w'abanyabyishije pasi nagaruke Muhizi ari mu bantu bahaye babe amacakubiri mu Banyamulenge ntitwo tinya kubivuga kuko ni ibintu bitobaje Muhizi ugoreka amateka n'ikimenyimenyi uhamagara abatumirwa ugashaka ko bavuga uko wowe ushaka tushake ko bavuga uko bashaka ngo Munyamulenge ngo Mututsi ngo umuntu agaramo kangahe turi abatutsi kandi turi fiere ko abatutsi ninde wakubwiye ko Umunyamulenge atari Umututsi urashaka buri hano uburwayi bw'ubwoba ni complexe sociale uri umuntu uri complexe yo kubaho ugomba kwihinduriza kugira ngo ubeho twavuze turi abatutsi badatana abatutsi n'abasokuru n'abasogokuruza none turihinduriza ngo aribwo tubaho kwihindura ni bicane izina ry'Umunyamulenge ntituryanga niryo ryacu ariko ndiri kuri ubututsi abayuda ntibagira amazina menshi warumbanye Netanyahu avuga ngo sumwe urayo tubita abayuda kuri none ariko nabahe urayo n'ururimi bakoresha ni gihe urayo ururimi dukoresha twebwe ni Kinyarwanda ye ni dialecte Kinyarwanda Kinyamulenge ntabwo ari ururimi ni Kinyarwanda ni dialecte Kinyarwanda no mu Rwanda ntibavuga kimwe oya abakiga bavuga ukwabo abanyanduga bakavuga ukwabo abagogo bakavuga ukwabo ni benshi dialecte zikomoka mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni nyinshi cyane bitewe n'akarere abantu bazaga kwa ba extremiste banagire n'ubwenge ururimi ntitururya ndi tuzi ne rwakomotse umuntu ni ugira agaciro twubake societe nziza idafite amacakubiri wowe utanazi no kuruvuga ariko ukabura Umunyamulenge ukabura Umututsi ahubwo tekereza kuko muri uno muco w'abanyakagara gucamo abantu abana bacu batazi Kinyamulenge bazogera n'ibibazo bari bafashe igihugu nabonye ukuntu basigaye bandika Kinyamulenge noneho tutazi bafite indi alphabet yabo aya none n'uburyo bw'amacakubiri buriya bafite ngo alphabet yawo nicyo kwandika Kinyarwanda niko bemeze se nishaga bavuga nico n'abanyarwanda bogihindura bakacandika kuri iriya ni alphabet yaje abantu bage bakora alphabet ya mbere yo muri za 50 ariyo yihi dufite ndibibitse ubwira ko ari Kinyarwanda naho bashatse bo bisubiramo biriya bahaye bakora bakabikora si ikintu c'ubwenge ngo bavumbuye ziriya ni injiji ziba mu buryo bubiri kuri mugabo yavuze hariho bamwe batazi gifani gikira butujiji duhekera abandi bose birukanka iyo ngiyo gusa ngoje aravuze ngo nje ngo akuba Umututsi kandi Umututsi ufite uranga rw'agiri ngo kuba Umututsi ngo no wamayimaye neza hahamukaga kuwo ngo akicara ngo n'umugabo akicara iruhande rw'abana ese ubuntu umunsi umwana amenya ko hawe yakana ubwoko bwawe kugira ngo ubeho yozogira mandate mandate yogiri uwe bushizi bw'amanga kuzomurinda ko mwana wawe uhaye wihishicurico abantu ntabwo urwanga ruri mu karere rushingiye ku moko ntabwo urwanga ruri mu karere rushingiye ku masura ko tubivuga nibyo twashizwemo mbere yuko tubishirwamo aba bantu bose barabanaga mbere yuko abazungu baza abakoroni abantu bose barabanaga kandi sivuze ko abakoroni nabo bose ari babi oya nivuga ko ari babi ni kandi namwe mwemera ko ari babi mufunga amakanisa na za Bibiliya byose mwasubize n'amahuzu n'ibirato n'amatelefone muja mwasubizeyo oya muzungu wese si mubi kandi civilisation yabo jewe ndayikunda cyane niyo itubeshe niyo kila kitu kwetu yego ariko harimo igice kimwe nyine cy'abanyapolitike nibo ahubwo none nabo barakagara nk'ababo abandi bose niho abanyakagara bakomora amacakubiri harimo abextremiste b'abahutu b'abanyarwanda bari hanze uramureba ukumva ubwoba ukagira ubwoba aho hariho n'aba batutsi bameze nk'abakagara n'abandi bose basigaye batera ubwoba havuga ati ukabona wona jana nawe mu gihugu akagutanga aho iyo leta yabiri aho bati mushinje y'umuntu ibegana umunyagihugu n'umupatiote wewe n'umupatiote nibirebere tuzagenda dusesekungura dukura abana bacu mu bujiji aha ngaha turi muri East Africa kandi mbere yuko nibi byose biba abazungu bacamo Afrika hari atamipaka yahabaga wajaga imurenge ukaja i Burundi ukaja habaga intambara ntoya zo kwibaninka nizo zobonera mu apokote n'ibindi
Maturukana nizo zabagaho ariko zidashingiye ku rwango zishingiye gushaka ubutunzi niko byari bimeze kera ariko mu by'ukuri iki kinyoma c'akagara cyangwa se iki kinyoma cha genocide ubwo akagara ntibazi ibyo bakora benshi ko barafasha abatwica kutwica niko bimeze abatwumva rero amenye ko twahagurutse kugira ngo turwanye iki kinyoma ishobora kuba kigize kirekire kandi kinajana na indiscipline kutubaha n'abashefu ugasanga umuntu ko aratuka generale Sematama ko arafata amakenga akamushushanya akamugira ikindi kintu tutazi ni bene ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri bazagenda bamenyera buhoro buhoro hamwe n'inyigisho dutsaba n'abantu bafite ubumenyi mu bijanye n'ubujyanama ibintu byo gugura abantu bafite amatoroma na counseling bagende bagarure bano bantu benshi bararwaye mu mitwe bareke gutinya ntaco bazabana ngo ntituzapfa twe ngo ntabwo badufite barihinduriza barigira bakongomani kuruta abandi hari n'ababihinduza amazina yabo nka kuri bumvaga babadiza kimanuka ari we Fureko biriya byose ngo n'ugutinya urupfu hoya ni bagaruke kandi wenda ko tubagana no ku musozo nagahoraho nakagaruka tuzagaruka tugende duhugura abantu kandi ntawe twanzi nabacu abana babona abacu abana babona abishwa nabakazana nabakwe ariko uyu muntu wacu wahamutse kuri none agomba kugaruka umurongo abari kunda zabo abana bari bonka leta ya Kongo muyonke muri Menge hari n'igihe wanashaka kubumva hari igihe bakora ibintu kugira usanga uramuke ubeho ariko rero ndabirenge ngo aje kubera amaraso ngo nibwo ashimwa hoya aho kumena amaraso ukadusanga naha mu buhunzi ugahunga nawe uzabura umunyabwoba nyine utabashe gushanga abandi hariya aho kugira ngo mena amaraso uhunga AFC kazagushura mu gizashura abandi urakoze cyane reka wenda tunagane no ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu ndabizi neza ko iby'urubunga TV iby'insobeko TV nakagaruka tuzagenda tubigarukaho turagushimiye tunashimira n'abakunzi bacu twabanye muri iki kiganiro kandi dukomeza gusaba cyane abantu rwose bahumuke bave mu bujiji ibintu byo guhendeshwa n'udufaranga ngo ariho wica bene wanyu ngo ariho wandagaza bene wanyu n'ubutindi n'ibintu bibiri irari kandi ibi nibishira uzaje abantu bari mu gutekereza bakagira none burinjije nazo iyi ni politiki ni siyasa kandi ni igihe gito uyu muvu zatemba uko twe tuvugana vuba cyane gananje we nzanahanura buri abantu babwira abantu abandi twese twarabonekewe vuba cyane indege mwandike ture Kanombe abe Kanombe yiture mu Minembwe cyangwa abe Kanombe yituri Bukavu no kuvuga ngo ukuntu bimeze ibyo ni ibintu bigiye kubaho bashana umuntu azava muri Amerika nyuma y'amasaha 28 bari mu Minembwe hariya iriya soko ya gatanu izo zirimo abanyamerika abantu beza Indiana za hehe za Texas hariya ni iwacu sikera mu byandike ndahanuye indege uzozuba mu ndege muri Amerika gare mu Minembwe uri mu ndege utaragenda n'amaguru cyangwa n'imodoka n'imodoka nazo zahaba ariko mu by'ukuri igihugu giye kuba igihugu uzozuba muri Amerika nyuma y'amasaha 28 urari wanyu mu mibunda mu turambo ku murambi hehe hariya hose ubona vuba cyane apana kera ni navyo isi dashaka ko tugeraho aribo nabo bose batwitanga kuko bazi ko kubunyine Imana yaduhaye umugisha batunyaza inka Imana iduha umugisha dufite abana bacu habiga n'abandi bari mutuzi bari gupagasa option fagite zose ziriho abandi ko barakora amafaranga hari iwacu hazaba igihugu kimeze ko kera cy'abayudu ubona hari kakira cy'abayudu ubona hari Masisi sikuri ya bimeze izo kwa amahoteli isi yose zoja kurukiramo hari je kwarukira kandi sikira nawe twe tuzaduhanura mwandike urakoze cyane na B hanyuma rero ngufite amatwi ngo niyumvize umwuka abwira amatorero ya bandike ndibizabura kuba yego urakoze ndagira ngo dushimire abantu kandi dukomeze kwibutsa ko twari kurunga TV nje ni Cyubahiro Alex nanone kumwe n'umugenzi wanje mugisha Joshua kunsobeko TV turabakunda cyane tunabashimira ko mamwe namutuzamura mugira amahoro y'Imana abari mutuzi Imana ibihumugisha imirimo y'amaboko yanyu abamutwara amamodoka muri Amerika ngo barabasiga batwara bya terera bya bindi turabakunda mukore kandi mumenye ko mukorera igihugu cacu agomba mukora uwo murongo ntabwo uzarangirira aho ngaho mugomba kuba aba boss
mugakoresha kandi ntimuzakoreshereza aho ngaho ya iwacu uzi ufite ibintu bitandukanye amaferme amahegitari n'amahegitari ufitemo abakozi nka 200 bazaza bashakiramo abana abo bose n'abawe uzaba uri bose uba bose iyo yabikoresha ubona abakozi babashaka bose bavuga ati bose uhabwa raporo runaka umwana yabyaye madame yabyaye wowe utazi niko bimeze uzaba ufite uri bose ufite abandi ba bose batanga amaraporo y'abakozi bandi abasiporuza nibo hasi niko bimeze asante bazokirira iwacu murakoze cyane murakoze shalom nakagaruka